nta message ndetse wabaje ukandebera ko byari bibaye aka kanya waramuka uyabonye ukamfasha ukayansubiza rwose mushuti. ndiko ndareba mwana. Nta kibazo bantu ndebere cyangwa nguvugisha. Hello. Oui. Wandebeye? Hari message nari mbonye nibyo. Ahubwo nyenze ngo nkubwire yuko umumotari narindi kwishyura agize ikibazo yuko ari amafaranga abayobeye ku mutekamutwe akayabikuza. Yihutira guhamagara muri MTN abasaba ko bahagarika simukadi yawe. Wabibonye? Yesu nabyo nayibona gute? None urabona we yaragize ikibazo yatahagarikisha nimero yawe, ariko njyewe nari musabye ko yababwira bakaguhamagara bakayifungura ukayansubiza begeze baguhamagara. Ntabwo wampamagaye. Uherere mu kahe karere? Njye ndi i Kigali. Nanjye mperereye hano mu karere ka Nyanza. Ubwo nta kibazo wategereza bakaguhamagara, baguhamagara babwira ko twahise ukumvikana ko tutegize tunanizanya bagafungura konti yawe ukayansubiza. Okay, ntari. Hari ikibazo? Ntari kabisa. Nta kibazo ubwo reka ngukupire ubwo nibaguhamagara urababwira ko tutananizanyije rwose bafungure konti yawe uyansubiza. Hari ikibazo? Oya ntari. Ndewe mwaramutse neza. Mwaramutse. Ni ku murongo wifashe na MTN tuguhamagaye muravugana na Christian. Turavugana nande? Ngo? Turavugana nande? Warambwiye ngo ninde? Ni Uwiringiyimana Christian muvugana. Umurongo wa MTN turavugana nande? Kuvugana na Bobo. Inde? Bobo simukadi kubaruyeho? Oya ntabwo mbaruyeho, nawe baruje ku wundi muntu. Kuri? Nawe baruje ku wundi muntu, ntabwo ari njye mu mazina yanjye ariho. Wirwa nde? Wirwa nde? Nitwa Derek. Derek. Okay, ni ukuvuga ngo rero impamvu tuguhamagaye hari umukiriya wari uduhamagaye tubwira ko akugiberejeho amafaranga. Byatewe n'iki kugira ngo mwumvikane yamusubize bituma azahamagara dusaba guba duhagaritse konti yawe? Umukiriya bahamagaye? Byatewe n'iki? Mbyutse numva umuntu ampamagara ngo yayobeje amafaranga, sinzi byiwe kabisa. None se ko tutayamusubije? Ibintu biri kuba nonaha, muri kubona message abantu bampamagara buri kanya n'amamesaje ya buri kanya. Ntabwo nawe bwayasubiza. Ntabwo nayasubiza, ibintu byose bibaye muri aka kanya, message telefone byose biri kuba nonaha. Okay, none uko simukadi kwa tumaze kuyagarika se wabibonye? Simukadi kwa yagaritse wabibonye ko ihagaritse? Nabibona gute se kandi nkubwiye ati nibwo nkibyuka nta kintu kimwe ndareba muri phone. Urakoze cyane. Message yari amafaranga ko wari wakiriye wari wayibonye? Message yo nayo maze kuyibona. None tukufungure simukadi yawe ukareba kuri momo ugasanga yakugezeho wayamugarura ntazi imbogamizi zo kunanizanya? Sinabonye ari 1000 se? Ni 1000 ubwo nitumara gufungura konti yawe araguhereza nimero umusubiriza y'1000 kuko bakatijana. Bakatijana? Okay. Hari mu bikore nari. Telefone kwa guhamagayeho na matushi cyangwa ni smartphone? Ni smartphone. Kuri smart yawe andika akanyenyeri 182 tuvugana tubanze dufungure simukadi yawe kugira ubone konti yamusubiza. 182? Akanyenyeri 182. Okay, inshuti yanjye reka simukadi yawe tuyagarike. Derek azegera ishami rya MTN tufungure simukadi yiwe. Oya kandi ibyo bikumbwira ndi kubikora. None se akanyenyeri 182 no kumwe uko babyandika? None se nanditse gute? Wanditse ibyo wanditse ni wowe ubibona nyine no kumwe uko babyandika? Ni ibintu biri kuvuga.
bakanda umubare umwe uri kwandika akanyenyeri 182. Ndenda kwanda bisiba wana. Mani uku kuntu turi kuvuganira kuri phone ntago byakunda mbuze n'abantu basibira. Umve tugusobanurire nyine. Urabona smartphone yawe ni Airtel se? Oya ni Samsung. Samsung. Aho ngaho waciye nyine urabona ndago wabona urubuga rwo kwemeza cyangwa ngo gusiba ngo bikunde. Urasubira inyuma winjire muri application za smartphone yawe numara kugera muri application winjira hariya uzagenda kurebera abantu baguhamagaye muri message call ureba bagwamagaye nabo uhamagaye. Ntago byabase nakufye. Hoya urabikora turi ku murongo birakunda. Ande kubikora byanze pe. Urasubira inyuma unyuze hano hasi hari automatique dutatu dukoranye na smartphone yawe. Utungu tuza ukoresha wifashisha usubira inyuma. Wageze muri application uhita winjira muri message call y'abaguhamagaye. Yego. Andikamo akanyenyeri 182. Akanyenyeri 9. Akanyenyeri 2 urwego wemeza. Akanyenyeri urwego 2. Akanyenyeri 2 urwego wemeze. None se ibi nibyo bituma muyifungura? Ibi ngibi tugiye kubanza gufungura momo yawe, nitumara kuyifungura turagoreza uburenganzira checking kuri simukadi yawe. Nusanga amafaranga wari ufite yiteranyije 1100 bakuyebereje uramusaba nimero yamugaruriraho. Yego. Mvugishe Derrick numve ndabona ibi bintu ntabidasanzwe. Umve ngo sobanurire inshuti yanjye. Ngo ntacyaje genda ubwire Derrick simukadi yo tugiye kuyagarika zegera ishami. Urasobanurira Derrick se no ukoresha simukadi cyangwa no uyikoresha? Urumva simukadi nubwo nyikoresha ntago imbaruye. Nyine ari kuyikoresha mu kubitsa no kubikuza. Byose ni ibye nyene nukaba yamaye umubare w'ibanga. Ariko byose ni nyine birumvikana yego. Ariko kugeza naka kanya kuko simukadi ari ugi kwikora none se imbogamizi urukumva ufite nizi. Hari amafaranga ye ntazi umubare. Nyine no kuvuga ngo birumvikana yego. Kuri simukadi ya Derrick yiwe turuzi ko ari amafaranga nawe utazi umubare wayo. Twebwe igikorwa tugiye kugufasha sibyo? Tuwabonye message yayo se? Tugiye kubaza gufungura momo yiwe sibyo? Nitumara kuyifungura turagwereza uburenganzira ucekinge kuri konte yiwe urebe na message. Numara kubona ko amafaranga 1100 yagezeho nako turakubwira yarasanganweho tukwereke nagezeho kugira ngo ubone uko yamusubiza bitaguteye imbogamizi wabisobanukiwe. Nese ubundi waretse kugira nkavuga n'umuntu yayobeje murongo. Noneho guma ku murongo. Noneho twebwe tukugusobanurira ibintu tukumva ndagura uko bivyo tugusobanurira uradereza uburenganzira simukadi ya Derrick ihagarikwe uzegera ishami asize iminsi 90 n'ivyo by'agateganyo. Uburenganzira ko umushaka mbaho uburenganzira bwo kwifunga kweri ibyo mwabiretse. None se nyine gute tugusobanurira ibintu tukumva guma ku murongo tuguhuze nura wayayobeje muvugana. Yego. Guma ku murongo ndurambirwe tuguhuze nawe. Hello? Yes boss. Ndurambirwe turi kuguhuza nawe. Okay, ni muvugane nawe. Haro. Yego. Baramutse gute? Ni sawa kabisa. Mbonye kuri MTN bampuza nawe. Ese muvandi kutarimo kunsubiza amafaranga yanjye buri 1100 uzi kuko yakumarira iki woka byarawe. Ahubwo ngiye numva abakoze muri MTN yakuntera ubwoba ngo bagiye kumfungira simukadi. Ngiye nananiwe kukwishura 1000 cyawe. Ngiye urabona nanjye mu motari ndimo kuyohereza rero wamfuriye amakosa. We yahise kagarikisha simukadi yawe agira ngo nawe turaziranye.
nawe mbwira kuri MTN ngo nibaguhamagare yuko rwose ngiye habayeho kwibeshya bayafunguremo bamara kuyafungura nta kibazo uhita uyansubiza nta kibazo ubwo wansubiza igihumbi yuko bari bukate 100. none se abantu bo muri MTN barashaka wiki baretse nkagusubiza nyine nanjye rwose numfashe none se wayansubiza gute kandi simukadi yawe bayihagaritse nahise nayifunga ako kanya se nyine umumotari wabona wayahita ngorera amakosa ahita ahagarikisha simukadi yawe yego okay reka numve reka mbahamagare ku 100 numve nta kibazo rwose nanjye kame niterera umuti ku nyanja sawa Halo. Yes. None se uko muvuganye nawe ndabwo wumvishe yuko simukadi yawe yayihagarikishije kwebwe kwaguhamagaye ngo tuyifungure kugeza n'aka kanya sibyo wose turamutse tuguhereje uburenganzira bwo kumusubiza ari amafaranga yiwe wayamusubiza ariko kugeza n'aka kanya uramutse isizemo pini bigaragara ko bidakunda ndetse kugira ngo nimba ibyo tukubwira utabizi neza utari kubyumva reka tukwereke uburyo ki bwo kuyamusubiza none nushyiramo pini urebe serivisi tuguhereza nimba ziri bukunde umera nk'uyamusubiza ukoze iyi kashi kuri simukadi yakoresheje ayohereza urebe nimba nushyiramo pini urebe nimba biri bukunde yego okay gukora iyi kashi ntubizi se ndabizi ibyo nari ni ngaho ukora iyi kashi turi ku murongo utubwire tuguhereza nimero yiwe urebe nimba biri bukunde nimero yose sinyifite reka mbikore in back nimero yiwe se urayifite iyo mbonye nyohereje amafaranga ni iyihe nimero nyine ndajya kuyireba ntabwo nzi kubireba turi kuvugana nyine ni ukuvuga ngo nibyo turabyumva ariko serivisi zose wakora ntabwo byakunda kubera yuko simukadi yagaritse igikorwa tugufasha nicyo kubanza gufungura momo yawe twamara kuyifungura ukajya wayamusubiza wabisobanukiwe neza nabisobanukiwe yego urandika akanyenyeri 182 akanyenyeri 9 akanyenyeri 2 urwego ukemeza ariko nanjye nagize akabazo reka yego uradusobanurira ko kabazo wagize nagize akabazo yego kubera iki muri kumamagaza Airtel iyi ngiyi ni private number ya MTN tuba tuguhamagaje kuko uriya mwagenti yakoraga iyi kashi niyo mpamvu twaguhamagaje uno murongo none se umve tugusobanurire sibyo uko wagize ikibazo amafaranga ari kuri simukadi ya Derrick ndaguyazi ntago nzi umubare wayo nabikubwiye ndaguze umubare wayo birumvikana kugeza n'aka kanya ushobora kureba kuri konti ugasangaho ari amafaranga yiwe ya Derrick sibyo ugasanga n'amafaranga 1,100 y'uriya mwagenti ariko ugerageje gukora serivisi zo kuyabikuza ntabwo byakunda cyangwa zo kongera kubita ntabwo zakunda kugira ngo nawe ubyizere banza ucekinge konti yawe ya mobile money turi ku murongo urebe message tuguhereye yego kugira ngo urwizere okay yego kuko niyo mpamvu yatuma ukwizera rwose ariyo mpamvu mwakoresheje 072857743338 none se izo serivisi kwebwe turimo kugufasha kare serivisi zo kugira ngo dufungure simukadi yawe serivisi zisubire ku murongo kuko uriya mwagenti yakoreshaga iyi kashi twagusobanurira igikorwa kugira ngo ubyize urabanza na cekinge konti ubanze urebe ko ari amafaranga yagezeho kugira ngo tugufashe bitagutera imbogamizi ubuzima busigaye buhenze kabisa yego aka niko kazi mwahisemo akazi kameze ute akuri gukora reka duhagarike simukadi yawe uzatugane wandetse kuri nawe simukadi yawe tuyihagarike uzegera ishami we nta bushobozi bwo guhagarika simukadi ufite ngurubewe